Yesuwe ndabaramukije mu izina rya Yesu umwami wacu. Imana ibahugisha aho muri bose. Reka dusenge. Data, mu izina rya Yesu turagushimiye uyu munsi mwiza, tugushimiye ko ugira neza, tugushimiye kuri Imana itakoze isoni, uri ibyiringiro by'abakubaha, uri Imana nzima. Tuguhaye icyubahiro rero muri aya masaha, tugushimiye umwanya mwiza uduhaye imbere yawe. Dusengeye buri wese wafashe umwanya kugira ngo abe muri aka kanya k'amasengesho. Tuguhaye icyubahiro ko wadushoboje, kandi turabizi neza yuko ukomeje kubana natwe mu izina rya Yesu. Ngaho ngwino ubane natwe rero, ngwino utugirire neza, imbaraga zawe zigaragara uyu munsi, wiheshe icyubahiro mu ijambo ryawe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amen. Turabakiriye mu izina rya Yesu. Kubana muri uyu mwanya w'amasengesho, abo twabanye ejo n'abo turi kubana uyu munsi, Yesu abaha umugisha kandi akomeze kubagirira neza. Turashima Imana kubw'umuyobozi wacu, Imana ikugisha kubwo gukomeza kwitanga no kuboneka. Yesu abaha umugisha. Umuntu utarigeze ayobora niwe ushobora kumenya kugira ngo wenda biroroshye, ariko Imana ishimwe yuko ikomeje guhagararana nawe kuko amahirwe agiye atandukanye. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro kandi nawe uhabwa umugisha mu izina rya Yesu. Haleluya. Rero nk'uko tuganira ejo, tugiye gukomeza n'ijambo ry'Imana. Nagira ngo aho uri hose wiyumvemo ikaze, kandi nagira ngo niba murimo kunyumva neza, ijwi rimeze neza, muvuge ngo amen. 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 Ushobora kujya mu gikari ukagira umuntu utumira, ukagira umuntu wibutsa yuko amateraniro yatangiye. Nabyo ni byiza cyane. Imana yakugisha mu izina rya Yesu. Hanyuma reka dukomeze, tugiye gusoma ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'Abaroma, igitabo cy'Abaroma igice cyaho c'8. Abaroma igice c'8 turasoma duhereye ku murongo wa 9. Hanyuma turaza kuvuga ku mirongo igiye itandukanye, ariko ntituri buyisome. Ushobora kuza kwandika hanyuma ukaza kwisomera nyuma. Imana iguha umugisha. Reka dusome mu izina rya Yesu. Aravuga ngo ariko mwebwe ntimuri aba kamere, ahubwo muri ab'umwuka, niba umwuka w'Imana aba muri mwe. Ariko umuntu wese utagira umwuka wa Kristo ntaba ari uwe. Amina. Amen. Hanyuma turaza gukomeza no gusoma ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Amatayo igice cya 11. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice cya 11, turasoma umurongo waho wa 12. Aravuga ngo uhereye mu gihe cya Yohana Umubatiza ukageza none, ubwami bwo mu ijuru buratwaranirwa, intwarane zibugishamwe imbaraga. Amina. Amen. Uyu munsi nagira ngo tuganire. Ntabwo ndi buze kubwiriza cyane, ndagira ngo tuganire. Hanyuma kandi tuganire ku kintu gikomeye cyane Imana irimo ishurira muri iyi minsi. Twibuka ko turi mu masengesho y'ibyumweru 5. Murarekera kuzakomeza kuba muri aya masengesho. Bibaye byiza ukomeze wiyirize usenge Imana. Haleluya. Ukomeze wiyirize usenge Imana. Ejo twari turimo tureba uburyo abantu batakiriza, abantu batagisenga uko bikwiriye. Rero ndagusabye kugira ngo Imana yo mu ijuru iguhe imbaraga, igushoboze muri ibi byumweru. Imana yongere kandi isubize intege mu bugingo bwawe. Imana yongere ikugirire neza mu izina rya Yesu. Amagambo dusomye ku gitabo cya Matayo, no turi buze gutangirira igice cya 11 umurongo wa 12. Aravuga ngo uhereye mu gihe cya Yohana Umubatiza ukageza none, ubwami bw'Imana buratwaranirwa, kandi intwarane zibugishamwe imbaraga. Abantu basobanuye Bibiliya bayishyira mu Kinyarwanda, sinzi ukuntu basobanuye amagambo, ariko iyo usomye muri Bibiliya y'Icyongereza iravuga ngo from the time of John the Baptist
the kingdom of God suffer violence. Suffer violence. Ni ijambo rikomeye kandi riri deep. Ngira ngo tuganireho uyu munsi. Turavuga ku bwami bw'Imana. Turavuga ku bwami bw'Imana. Umukozi w'Imana badutangirije iki cyumweru cya kabiri yagize neza. Yatangiye ni primitive, ngira ngo yatangiye yigisha ku bwami bw'Imana mu gitabo aho Yesu yigishaga intumwa ze gusenga. Turaza kubivugaho nabyo gatoya, hanyuma dukomeze. Ndashaka kugira ngo twige ku bwami bw'Imana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Nigeze rimwe Yesu ansura ndi mu nzozi, arambwira ngo ntabwo abantu tukigisha ibyo yigishaga, ntabwo twigisha ubutumwa Yesu yigishaga, ntabwo dutanga message Yesu yatangaga. Hanyuma arambaza ngo mbese message natangaga ni yihe? Ntangira kumusubiza, ndamubwira ngo wakizaga abarwayi. Arambwira ngo ya. Ndamubwira ndi wabohoraga baboshwe. Arambwira ngo ya. Ndamubwira ngo wavugaga kuri deliverance. Ya. Arambwira ngo ya. Ndamubwira ngo warahanuraga. Arambwira ngo ya. Hanyuma nza kuvuga ijambo, aranga gukomeza ushakishe umbwira ubutumwa nabwirije. Nibuka ijambo Yesu yavuze bwa mbere agitangira ivugabutumwa, ari naryo jambo Yohana yavuze agitangira ivugabutumwa. Ni mesage zisa, uzisomye neza zirasa, ziravuga ngo nuko rero mwihane, repent, mwihane kuko ubwami bw'Imana buri bugufi. Ayo niyo magambo Yohana yavuze. Na Yesu agiye kubwiriza, arabwiriza ngo ni mwihane, repent because the kingdom of God is at hand. Ubwami bw'Imana buri bugufi. Niyo magambo, niyo message ya mbere ya Yohana, ni nayo message ya mbere ya Yesu. Hanyuma arambwira ngo ntabwo tujya tubwiriza ibyo yabwirizaga. Ubutumwa bwa Yesu nubwo yakijije abarwayi, ntabwo yigeze yigisha ku gukiza. Nubwo yabohoye ababoshwe, ntabwo yigeze yigisha ku kubohoka. Nubwo yahumuye impumyi, ntabwo yigeze yigisha ku bitangaza. Yesu ntiyigeze yigisha ku bitangaza. Yesu ntiyigeze yigisha ku kubohoka. Yesu ntabwo yigeze yigisha, ntabwo yigeze abivuga. Usomye ubutumwa uko bwanditswe na Matayo na Yohana na Luka ndetse na Mariko, nta hantu uzasanga Yesu arimo yigisha ibitangaza. Nta hantu uzasanga Yesu arimo yigisha kubohoka. Nta hantu uzasanga Yesu arimo yigisha ku mivumo ya karande nk'uko bayitwigisha buri munsi. Nta hantu uzasanga Yesu arimo agira icyo nyine yarabikoraga. Yarabohoraga, yarakizaga, yabwiraga abantu yuko babohotse bakabohoka, ariko ntiyigeze yigishaho. Ntiyigeze afata umwanya w'ikibwiriza ngo yigishe ku bijyanye no gukira, no kubohoka, no kugirirwa neza, no kugira amafaranga. Icyo nyine yarabikoraga, ariko ntiyigeze abyigishaho. Ntabwo yigeze abwigisha ku mafaranga. Icyo nyine yabwiye Petero ngo agende mu nyanja arobe, araza gukuramo amafaranga, ariko ntabwo aribyo yigishaga. Ubutumwa bwa Yesu aho buva bukagera bwari buhagaze ku ijambo ubwami bw'Imana. Ubwami bw'Imana, ubwami bw'Imana. Ni uzasome neza Bibiliya. Yesu yavuga ngo ubwami bw'Imana, akavuga ngo yewe Nikodemu, wenda kubwiza ukuri, umuntu natabyarwa n'amazi n'umwuka ntabwo azinjira mu bwami bw'Imana. Amagambo ye yarangagwa n'ijambo ryitwa ubwami bw'Imana. Yajya kubwiriza undi munsi akavuga ngo ubwami bw'Imana buzagereranywa n'abakobwa 10. Yajya kubwiriza undi munsi akavuga ngo ubwami bw'Imana bugereranywa n'umugabo wasigiye umurima we abahinzi. Ubwami bw'Imana, ubwami bw'Imana. Agiye kubwira Petero, aramubwira ngo rero Petero, nzaguha urufunguzo rw'ubwami. Haleluya. Haleluya. Hanyuma numara gusobanukirwa ubwami bw'Imana,
nukuri amasengesho ntabwo azongera kukuvuna, ntabwo uzongera kuvunwa no gusenga ngo wumve byabaye umutwaro. Buzaba ubuzima bwawe bwa buri munsi. Uyu munsi niyo magambo tugiye kuganiraho. Aya magambo dusomye rero, ubwami bw'Imana, ndagira ngo babwire ngo kuva mu itangiriro Imana irema isi. Ubundi Imana yari isanzwe ari umwami, hanyuma Bibiliya avuga ngo he is the ancient king, ni umwami wabayeho kuva kera. Hanyuma mu kuremwa kw'isi, Imana ifite gahunda, original program or the purpose of God kwari kwagura ubwami bw'Imana, kwari kwagura ubwami bwayo ibwagurira hano mu isi. Niyo mpamvu yaremye umuntu, iravuga ngo tureme umuntu usa natwe. Mu yandi magambo, tureme undi mwami umeze nkatwe, tureme ikindi kiremwa gifite ubushobozi ngo cyo tugiye kuyobora hariya, tugiye kudominion, tugiye gutwara ubu bwami bundi twaremye, ubu bwami bundi twashyizeho. Kuko Imana yashaka kwagura ubwami bwayo, irema umuntu imuha ububasha nk'ubwayo. Iramubwira ngo genda uyobore, nguhaye imbaraga zo gutwara amafi yo mu ishyamba, amafi yo mu nyanja ndetse n'inyamaswa zo mu ishyamba. Aravuga ngo uzagende wororoke. Mu yandi magambo mu Cyongereza aravuga ngo go and prosper and multiply. Genda wororoke ube umunyembaraga. Imana ihimbaza. Umwanzi rero ajya gushuka Adamu na Eva. Nta kindi kintu yabakuyeho, ntabwo yabakuyeho isura, yabakuyeho ikindi cyane cyose, yabavanyeho ubutware bwo kuba abami. Niyo mpamvu Imana yacu yitwa umwami w'abami. Ni umwami w'abami. Iyo bavuze abami wumva abandi, wumva ba Mutara Rudahigwa, wumva ba Kabaka wa Buganda Muteri, wumva Kabaka wa Ubwongereza Queen Elizabeth. Iyo bavuze ngo umwami w'abami, ni umwami wacu, kuko natwe Imana itubona nk'abami. Yaguhaye kuyobora, yaguhaye gutwara. Imana ishimwe cyane. Umwami w'abami. Iyo bavuga abami ntabwo barimo bavuga abandi. Umwami w'abami. Imana ishimwe. Hanyuma Satani amaze gutwara ubwo bwami, amaze kubwigarurira, Yesu avutse, ntabwo Satani yigeze amenya icyari kirimo kiba. Satani ntabwo yamenye gahunda y'Imana, ntabwo yamenye plan Imana ifite. Ariko Yohana ngo atangiye kubwiriza, yavuze ijambo rikomeye, aravuga ngo nimwihane kuko ubwami bw'Imana buri bugufi. Mu yandi magambo, Imana yakoze ibishoboka byose kugira ngo igarure bwa bwami mu isi. Haleluya. Igarure ya connection mu isi. Yesu ashimwe cyane. Itwarereza Yesu. Yohana yatangaje yuko ubwami bw'Imana bugarutse. Satani yaguye mu kantu, aravuga ngo ndagirane, kuko yarazi ko byarangiye. Yamaze kwigarurira isi, yamaze kwigarurira ibintu byose, yarazi ko yamaze kwigarurira ubugingo bw'abantu. Abera bose bapfaga akabahambirira ikuzimu. Yohana atangaje ngo ubwami bwagarutse. Satani ahita atumutwe. Satani atumutwe ikuzimu, atumutwe, aravuga ngo ndabigenza nte. Niyo mpamvu Yesu avuye kwiyiriza ubusa, agarutse ngo ari hafi arangije amasengesho y'iminsi 40, Satani yaraje kugira ngo amugerageze nk'uko yabikoze kuri Eva, akamukuraho ubutware. Satani yahise agaruka mu butayu kugira ngo arebe uburyo agerageza Yesu, arebe ko yamurisha imbuto nk'uko yayirishije Eva akamuha ubutware. Ariko Yesu aramunesha. Ikigeragezo cya kabiri yamuhaye, yaramubwiye ngo mbese wakihangana ugapfuka mukandamya, ngo ubu bwami bwose bwo mu isi narabuhawe, ngo nupfuka mukandamya nanjye ndabuguhereza ubu bwawe. Muri kubyumva? Hari ubwami bw'Imana, hakaba n'ubwami bwo mu isi. Ubwami bwo mu isi ni ubwa Satani.
yarabuhawe nuko yabwiye Yesu, yarabwiye ngo ndabufite mu maboko yanjye n'imbaraga zabwo n'icyubahiro cyabwo, ngo nupfuka mukandamye ndabuhereza. Anishimwe cyane. Nuko Yesu aramubwira ngo ujye uramya Uwiteka Imana yawe. Yesu aramutsinda. Nicyo gikorwa cyabaye cyasaga nicyo Satani yakoreye mu ngobyi ya Edeni, ariko Yesu aratsinda. Nuko akomeza gahunda yo kugira ngo agarure ubwami bw'Imana. Mana ishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Satani rero akomeza kurwana. Niyo mpamvu iri jambo rivuga ngo uhereye mu gihe cya Yohana Umubatiza ubwami bw'Imana buratwaranirwa. Iryo jambo rimeze nk'irijimije mu Kinyarwanda, ariko mu Cyongereza riravuga ngo the kingdom of God suffer violence. Ubwami bw'Imana burimo burarwanywa, bufite resistance ikomeye. Umwanzi araburwanya kuva hasi kugera hejuru, kuko arabizi neza kuko ubwami bw'Imana nibamara kuza mu buzima bwawe, numara gushinga imizi mu buzima bwawe, ntazaba akigukuye, ntazaba akikubonye. Niyo mpamvu arwana buri munsi kugira ngo utabasha kwakira ubwo bwami bw'Imana. Irindi jambo ngira ngo mbabwire, ntabwo ubwami bw'Imana ari mu ijuru. Ubwami bw'Imana ntabwo ari mu ijuru. Abantu benshi bazi ngo ubwami bw'Imana, ngo tuzajya mu bwami bw'Imana. Ndabinginze nimuzamere nk'Abisirayeli uyu munsi bagitegereje Mesiya, kandi Mesiya aze kuza. Ubwami bw'Imana Yesu bigeze bamubaza ngo mbese ubwami bwawe buzaza ryari? Arababwira ngo ubwami ntabwo buzajya ahantu runaka, ntabwo nzashyira intebe yanjye ahantu runaka, ntabwo nzubaka palace ahantu runaka, ahubwo ubwami bwanjye buri muri mwebwe. Haleluya. Shalom mene ngoda. Paulo arimo yandikira Abaroma yarabwiye ngo the kingdom of God is the righteousness, the happiness and joy in the Holy Spirit. Yarabwiye ngo ubwami bw'Imana ngo ni umunezero n'amahoro ngo mu Mwuka Wera. Haleluya, haleluya. Ubwami bw'Imana bwicara muri wewe, bugakorera muri wowe, bukagendera aho uzajya ni mu ijuru. Naho ubwami bw'Imana already tuburimo uyu munsi. Iyo wamaze kwakira amahoro ya Kristo, ukakira umunezero mu Mwuka Wera, ubwami bw'Imana buri muri wowe, bukorera muri wowe, bugendera muri wowe. Haleluya. Amina. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana ishimwe. Ijambo gatoya kugira ngo tuze gusobanukirwa gahunda Imana yari ifite kuva kera n'uyu munsi kandi igifite. Iyi gahunda y'Imana nirarangira, iracyafite program, iracyafite iyo gahunda yo kugira ngo isi ihinduke ubwami bwayo, isi yongere yigarurirwe n'ubwami bwayo. Ndakoresha ijambo rikomeye abantu twese, cyane cyane Abanyafurika tubona nabi. Ijambo Abanyafurika tubona nabi, dufata nabi, yitwa colonization. Colonization ni ijambo twagiye dukura mu mashuri batubwira ko ari ribi, batubwira ko atari ryiza, bakatubwira ko abazungu baje gukoloniza Afurika, baje gukoloniza ibihugu byacu. Hanyuma ndagira ngo mvuge kuri ijambo ryitwa colonization, ndavuga no ku ijambo ryitwa independence. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Ndavuga kuri colonization, mvuge no kuri independence. Imana gahunda yayo ya mbere kuva kera isi yaremwa, Imana yashakaga gukoloniza isi n'ubushake bwayo, n'imbaraga zayo n'ubushake bwayo. Kuko nagira ngo babwire ngo colonization nubwo twayifashe nabi mu buryo bw'umubiri, ariko colonization ntabwo ari mbi mu buryo bw'umwuka. Reka mbahe urugero. Dufite igihugu cy'u Rwanda, dufite igihugu cy'u Burundi, hari n'igihugu cya Uganda. Uganda yakolonijwe n'Abongereza, u Rwanda rukolonizwa n'Ababiligi ndetse n'Abadage, ndetse n'u Burundi ngira ngo bakolonijwe n'Ababiligi ndetse n'Abadage. Ariko iyo igihugu gikoloniza ikindi, mu yandi magambo, ugikoloniza cyangwa se wita emperor, igihugu gikomeye gikoloniza ikindi, nicyo kikigenera ibyo kigomba gukora.
icyo gihugu gikoloniza. Tuvuga urugero, Uganda yakolonijwe n'Abongereza. Abongereza nibo bagombaga gupangira Uganda icyo gukora, bakayipangira icyo uko batangira kwiyigisha ururimi rwabo rw'icyongereza, batangira kwigisha ururimi rw'icyongereza, batangira kubaka imihanda, batangira kubaka amazu uko yubatse mu Bwongereza batangira kuyubaka muri Uganda, batangira kuzana amamodoka ari mu Bwongereza batangira kuyazana muri Uganda. Abantu ba Uganda batangira gutwarira imodoka ku ruhande rw'ibumoso nk'uko mu Bwongereza batwarira ku ruhande rw'ibumoso. Abo mu Rwanda batangira gutwarira imodoka ku ruhande rw'iburyo nk'uko mu Bubiligi batwarira ku ruhande rw'iburyo. Mu Rwanda Faransa nk'uko mu Bubiligi bavuga Igifaransa, batangira kwambara batebeje no kwambara bwa karuvate nk'uko abafrancofone bambara. Mana ishimwe cyane. Sinzi niba muri buze kumva ibintu ndimo kuvuga. Colonization rero ni iki? Colonization ni influence ikorwa n'igihugu gikoloniza, ikorewe abo gikoloniza, kugira ngo abakolonizwa bacire imitekerereze, bacire imikorere, bacire imibereho ya buri munsi nk'uko ikorwa muri cya gihugu kibakoloniza. Mana ishimwe cyane. Abantu bagatangira kwitwara nk'uko abantu bo mu gihugu kibakoloniza bitwara. Abasirikare b'igihugu gikolonizwa bakambara imyambaro nk'iy'igihugu kibakoloniza. Mana ishimwe cyane. Hari n'Ubwongereza bugiye gukoloniza Uganda cyangwa se Ububiligi bugiye gukoloniza u Rwanda. Ntabwo ari u Rwanda rwagiye mu Bubiligi, ahubwo Ububiligi bwaje mu Rwanda bukoloniza u Rwanda. Ntabwo ari Ubwongereza, ntabwo ari Ubugande bwagiye mu Bwongereza, ahubwo n'Ubwongereza bwaje muri Uganda gukoloniza Uganda. Batangira kugira imyumvire nk'iy'Abongereza, batangira kuvuga Icyongereza nk'icy'Abongereza. Uyu munsi iyo uvuze Igifaransa mu Rwanda, nubwo twabonye independence cyangwa se muri Uganda twabonye independence, ariko iyo uvuze Icyongereza ukavugamo agakosa abantu baraguseka. Kubera iki? Ntabwo bivuze nk'uko bariya babivuga, ntabwo uvuze neza nk'uko bariya babivuga. Ndagira ngo rero babwire gahunda y'Imana kuva kera kwari gukoloniza isi n'ubushake bwayo n'ururimi rwayo n'ubushobozi bwayo, kugira ngo ibiri mu ijuru aribyo biba mu isi. Imana yashakaga kuzana ijuru kugira ngo ishyire mu isi abantu bo mu isi tubeho kuko mu ijuru babayeho. Niyo yari gahunda y'Imana, niyo yari gahunda y'Imana. Kwari gukoloniza isi kugira ngo umwana w'umuntu agire mindset nk'iy'Imana, agire ibitekerezo nk'iby'Imana, akora imirimo nk'iy'Imana ikora, agire ubushobozi nk'ubw'Imana, kuko yari iduhinduye abami ishaka ko ubwami bwayo bushobora colonization. Gahunda yayo cyangwa se intambara zajyaga zibaho z'abami kuva kera cyari cyo bita ku expand the territories, kwagura ubwami, kwagura imbibi. Imana yashatse kwagura imbibi mu isi, ariko mu itangiriro Adamu ahita avuga ati ndakeneye independence. Ni ibintu byapfuye. Adamu aravuga ati nkeneye independence. Ndambiwe kuyoborwa, ndambiwe kubwirwa icyo gukora, ndambiwe kubwirwa ngo rya iki ngiki iki ntukirye, ndambiwe kubwirwa ngo kora ibi ngibi ibi ntubikore, ndambiwe kubwirwa ngo kora kuri ibi ibi ntubikoreho, ndambiwe kubwirwa ngo nuko Adamu atangaza ideclare the independence, atangaza independence. Nuko kuva uwo munsi umuntu atangira kwiyitaho ubwe, Imana idahari. Mwene data, uyu munsi niwumvira ijambo wemere colonization y'ijuru ikorwe ku buzima bwawe, igaruke ku buzima bwawe, kuko igihugu gikoloniza iyo kimaze kuguhereza independence ntabwo cyongera kubitaho. Utangira kwirwanaho ubwawe, utangira kwirwanaho, niba ari ukurya ukirwanaho, niba ari ukwambara ukirwanaho, niba ari imihanda ukirwanaho, niba wumva imisoro yazamutse abantu batangiye guhagarika. Ariko muri iyo minsi
igihugu gikoloniza ikindi cyagombaga kumenya ngo iyi mihanda irakorwa abaturage barabaho gutya, nibo bagutekerereza, nibo babwira icyo gukora. Yegwe wabo nibyo ndabyumva ahangaha mu buryo bw'umubiri byari bikeneye ko abantu bagira independence, ariko ntabwo dukeneye independence mu mwuka. Independence y'umwuka ntabwo ikenewe. Niyo mpamvu Pawulo yandikiye Abaroma muri ya magambo twasomye arabwira ngo ntabwo mwebwe mukiri aba kamere. Bibiliya y'Icyongereza ngo you are for your own, ntabwo mukiri abanyu. Naririmbye ntambira bivuga ngo ntabwo ntitukiri abacu ngo twiyobore. Iyo utakiri iwawe ngo wiyobore, mu yandi magambo uri under influence of somebody, uri hasi y'ubuyobozi bw'undi muntu, uri hasi y'ubutegetsi bw'undi muntu, uri hasi ya control y'undi muntu, uri hasi ya influence y'undi muntu. Ubwami bw'Imana ntabwo ari repubulika, ubwami bw'Imana ntabwo ari demokarasi ngo turatora, kuko muri demokarasi habaye icyo bita pariroma, aho abantu bicara, inama yicara y'abasenateri cyangwa se aba MP, bagakora inama y'ibigomba gukorwa. Umwe akazana ibitekerezo, undi akazana ibitekerezo, ugasanga isi iyobowe n'ibitekerezo by'abagabo barenga 50. Ariko nagira ngo ubwize ukuri, ntabwo ubwami bw'Imana ari demokarasi, kuko umwami iburi cyo bita ubwami kiba gifite umwami, kandi umwami aravuga ngo abantu bose nabi. Uko byagenda kose, uko waba ukunzwe kose uri perezida, uko waba ukunzwe kose, ntabwo wavuga ngo abantu n'abawe. Ntabwo abantu bajya baba ba perezida, ariko abantu n'ab'umwami, abantu n'ab'umwami. Rero umwami ayobora isi ageneye kuri will, his mind. The king influenced the world, the country, the territory with his will. Umwami ahindura teritwari ye cyangwa se ubwami bwe agendeye ku bitekerezo bye no ku bushake bwe, akabahindura mu kababe. Kuba umwami bivuga iki? Ni ukugira ibitekerezo by'umwami, ni ukuvuga nk'uko umwami avuga. Mu Bugande hari ijambo baravuga ngo ngaho umwami azagwa nanjye niho nzagwa. Abantu n'ab'umwami bagira ibitekerezo bye, bagendera ku bushake bwe. Sasa mu buyobozi bw'umwami ntabwo habamo negociation, ntabwo habamo negociation. Umwami asohora itegeko akavuga ngo abantu bangeneweho gutya, abantu bangeneweho gutya, abantu bakagendera kuri iryo tegeko. Kubera ko isi yabaye ya demokarasi, kubera ko isi yabaye iya repubulika, abantu bose ngo bafite uburenganzira bwabo, abantu bose ngo bagomba gukora ibi. Isi yarahagurutse ngo human rights watch whatever, ngo uburenganzira bw'abantu, buri muntu wese nyine ngatanga igitekerezo cye cyumvikane. Bene data, systeme y'isi ibangamiye ubwami bw'Imana, kuko abantu twagiye nazo twinjira muri systeme y'isi. Rimwe na rimwe twumva Imana twayishyira no mu matora, tukaba twayihindura rimwe na rimwe, kuko umwami ntahindurwa, umwami ntahindurwa, umwami ntatorwa. Ariko abantu muri iyi minsi basigaye bumva bibaye bishobotse hari ukundi kuntu babigenza, bagashyira andi mategeko mashyashya, bagahindura constitution. Ndagira ngo mabwire ngo amaconstitution yose mu isi azahinduka, ariko iyi constitution ntabwo izahinduka. Iyi niyo constitution y'ubwami bw'Imana, ashimwe. Iyi niyo constitution y'ubwami bw'Imana, niyo tugenderaho, niyo byo bitekerezo by'umwami, niyo gahunda y'umwami ku gihugu. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo ngubwire ngo ubuzima buri bufite independence mu mwuka, ubwo buzima burapfa, kuko Imana ntabwo igendera kuri independence. Abantu bamaze gutangaza independence yabo, uyu munsi mwemere Imana yongere iyobore mu buzima bwanyu. Icyazanye Yesu ku isi yaraje kongera guhuza abantu n'ubwami, kugira ngo abantu bongere babe hasi ya influence y'ijuru, bongere bavuge ururimi rw'ijuru, bongere bagire ibitekerezo by'Imana. Niyo mpamvu yabwiye abafarisayo, arababwira ngo iby'amategeko yarabananiye, ariko jyewe ndaje. Aravuga ngo muri iyo minsi
nzandika amategeko yanjye mu mitima yabo. Haleluya, Mana ishimwe. Imana ihimbazwe. Yarashatse kuvuga iki? Ntabwo ari idini yarashatse kuvuga, kuko idini rizana icyo bita system. That religion produces system. Idini rizana system, ariko ubwami bw'Imana buzana icyo bita culture, buzana icyo bita umuco. Ubwami bw'Imana buzana umuco, ariko idini izana system. System ihe ibintu bikorwa gutya, abantu batwambara gutya, hanyuma tukagenda gutya, hanyuma buri kwezi dukora ibi ngibi, hanyuma buri materaniro tubanza ibi, tugakurikizaho ibi ngibi, mu buzima busanzwe dukora ibi ngibi. Idini rizana icyo bita system, ariko ubwami bw'Imana buzana umuco. Umuco navuga culture cyangwa se nature y'Imana mu buzima bwawe. Ubwami bw'Imana buzana culture y'Imana, buzana umuco w'Imana mu buzima bwawe. Ntabwo system, ntabwo abantu bagendera ku system, ahubwo bagendera mu muco. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo nzandika amategeko yanjye mu mitima yabo. Mu yandi magambo, bazikanga ibyabaneshaga babineshe. Kunesha bizaba umuco wabo, kuvuga neza bizaba umuco wabo. Ntabwo bazaba bakirwana nabyo, ntabwo bazaba bakirwana no gukunda. Yesu yavuze ngo mukunda abanzi banyu, uzisanga ubakunda, uzisanga ukunda abantu bose, kuko ari umuco wawe. Haleluya, amina. ntabwo uzasiragoringa no gukunda. Ndagira ngo mbwire, nabaye mu Bugande igihe kirekire, usanga Abagande babaho mu buzima ko umuco wabo barapfukama iyo barimo gusuhuza, na cyane cyane ababyeyi, abadamu. Birambangamira cyane, bitangira kujya bimbangamira, ngeraho ndabimenyera kuko ari umuco wabo. Ugasanga umuntu aje kugusuhuza ahise apfukama hafi. Wowe wibwira ko bimuvuna, wowe wibwira ko bimubuza amahoro, ariko ntabwo bimubuza amahoro, kuko ntabwo ari ibintu ategetswe gukora, ahubwo ni umuco. Bana we, ni umuco. Murimo muranyumva? Uyu munsi iyo bivuga ngo ntugasambane, kuko ari ibintu wigishwa birakuvuna, yewe bikakunanira, ariko niba umuco wawe kudakora ibyaha bikaba umuco, kuko nibyo Yesu yavuze. Yaravuze ngo amategeko nzayashyira mu mitima yabo, nzayashyira mu mutima wabo, bizaba umuco wabo. Kugenda neza bizaba umuco wabo. Niyo mpamvu Pawulo yavuze ngo turabo yaremwe, ntituremeye imirimo myiza. Yaraturemye, twabaye ibyaremwe bishasha, kidushyiramo umuco wayo. Twisanga turi abakiranutsi, twisanga tutagikora ibyaha, twisanga tugenda mu nzira nziza, kuko byabaye umuco. Ariko iyo ari idini, iyo ari ibintu wigishwa uhora ugwa buri munsi uko bwije n'uko bukeye, kuko ni ibintu kirwana nabyo biri hanze yawe. Yesu yaravuze ngo nzandika amategeko yanjye mu mitima yabo. Gahunda y'ubwami bw'Imana cyangwa se imikorere y'ubwami, abantu bafata umuco w'umwami, abantu bakira umuco w'umwami, abantu bagendera ku muco w'umwami. Mana ishimwe, Mana ihimbazwe. Yo, haleluya, haleluya, haleluya. uyu munsi nagira ngo wemere ubwami bw'Imana buze mu buzima bwawe. Wakire umuco w'umwami wawe. Ibi tuvuga bya kirazira na byabagaho kera, abantu barabishoboraga bakabitsinda, kuko bari hasi y'umwami, bayoborwaga n'umwami. Munyumve neza icyo nshaka kuvuga, kuko umwami, ijambo umwami rifite imbaraga, rifite influence yaryo yihariye. Hari uburyo umutima uconnectinga nabo na ba nyir'ubwami cyangwa se n'abaturage b'ubwami. Hari uburyo bikorana, hari uburyo biri automatique. Haleluya, amen. Kuburyo bemeraga, najyaga twasubiza amateka ngo hari umwami, habaga hari abantu umwami yahagurukiragaho akamushingaho icumu ku kirenge agahaguruka. Umuntu akumva aranezerewe, akumva arishimye, akumva aguwe neza kuko umwami amuhagurukiyeho. Ariko wibaza uyu munsi hari umuperezida ubikoze,
barara bamushyize ku kinyamakuru bakavuga ngo ntabwo ari feya, baravuga ko adakurikiza ibiri, afite abantu arenganya mu isi, afite abantu agirira nabi muri kuba sisiteme uburyo zitandukanye. ariko mu gihe cy'umwami umuntu wese yabaga ari ready no gupfa kubw'umwami. niyo mpamvu nawe Yesu yaje kugarura ubwami bw'Imana kugira ngo buyobore. niyo mpamvu usomye Bibiliya aho Primitive yatubwirije yaravuze ngo niyo mpamvu abigishwa ba Yesu baramubajije ngo mbese mwana nituba turimo dusenga isengesho ryiza twasenga kabisa ni irihe sengesho? arababwira ngo reka mbabwize ukuri, muramutse mugiye gusenga mutangiye gusenga, ikintu cya mbere mwakora ni ukongera kwiyunga, ni ukongera kwikonekita no kuri headquarter, ni ukongera kwikonekita n'ubwami. nimujya gusenga mujya muvuga ngo data wa twese uri mu ijuru. Oh haleluya. mutangiye gusenga ijambo rya mbere mujye mushyira Imana mu mwanya wayo. abantu twaramenyereye Imana, twayizanye mu isi ngiri kumwe natwe, niyo mpamvu twanayimenyereye dukora ibyo twishakiye, ariko yarababwiye ngo nimujya musenga ijambo rya mbere Imana mujye muyishyira mu mwanya wayo. Our Father who is at heaven, Imana yacu iri mu ijuru. Amena. kuko umwami w'Ubwongereza yaramutse yaje mu Bugande, ntabwo Ubwongereza bwaba bukibaye headquarter, ahubwo Ubugande bwaba headquarter. niyo mpamvu rero umwami atajya ava mu gihugu cye, ahubwo yohereza aho bita amagavana. Imana yacu iri hehe? iri mu ijuru. manishimwe. Amen. nimujya musenga mujye mubanza mushyira Imana mu mwanya wayo. data wa twese uri mu ijuru. Haleluya. abaga izina ryawe ryubahwe. aba ngo ubwami bwawe nibuze. Yo haleluya. mu Bibiliya ntagatifu ngo ingoma yawe yogere hose. iyi ngoma yawe yogere hose, ubwami bwawe buze. Yesu arababwira ngo isengesho rya mbere mwasenga rifite imbaraga kurusha ayandi ni ukongera kwihuza n'ubwami, ni ukongera kugarura influence y'umwami muri mwebwe, ukongera mugahamagara ubwami bukagaruka. ubwami bwawe nibuze. icya kabiri, ibyo ushaka bikorwe mu isi nk'uko bikorwa hehe? mu ijuru. nicyo nababwiye hano, nababwiye ngo ibintu byose bikorwa mu gihugu kigukoroniza nibyo bikorwa no muri wowe no mu gihugu cyawe. iyo mu Bwongereza bafite imihanda myiza, nawe bakubakira imihanda myiza. iyo hari stile nziza ziri mu Bwongereza, usanga no mu gihugu kibakoroniza buri birimo. yavuze ngo nimujya musenga muvuga ngo ubwami ubushake bwawe bukorwe hano muri jyewe uko bikorwa mu ijuru. mu yandi magambo ya mikoranire yongera igaruke, ya kolonisation yongera igaruke. Haleluya. mwongera mu mpangire ibyo gukora bivuye mu ijuru. ubushake bwawe ibyo ushaka bikorwe muri jyewe uko bikorwa mu ijuru. ntabwo ngishaka kwigenga. yarabwiye ngo mwongere mubwire Imana ntabwo tugishaka kwigenga, wongere utugenge, wongere utuyobore. ibyo ushaka bikorwe uko bikorwa hehe? mu ijuru. influence y'ibikorwa mu ijuru yongere igaragare mu isi. reka mbabwire, kolonisation ifite influence nini cyane ikomeye mu buzima bw'abantu. uyu munsi abantu mu Rwanda, mu Burundi baracyavuga igifaransa kimwe kirimo cya bonjour, baracyavuga cya gifaransa kimwe gikora. ntabwo ari uko uyu munsi kolonisation igihari, ahubwo byabaye umuco, byamaze kwinjira muri bo, byamaze kubinjira. iyo umuntu yamaze kwinjirwa n'ubwami bw'Imana atangira kuvuga ibyo ijuru rivuga, atangira kugenda nk'uko ijuru rigenda, atangira gukora nk'uko ijuru rikora, kuko ubushake bw'Imana
waba urimo bukorwa muri we nk'uko bukorwa mu ijuru. Connection y'ubwami nawe iba yagarutse. Haleluya, haleluya, haleluya. Ntabwo yongera kuvunika, ntabwo yongera kuvunika, ntabwo yongera kugira ingorane zo kugenda neza, kuko biba byamaze kuba connected. Ubu gatangira kuyobora ubuzima, bugatangira kuba bwiza. Niba ijuru rivuga ngo umutsinzi no kurushaho, nawe ugatangira kuvuga nk'uko ijuru rivuga. Niba ijuru rivuga ngo uri umutwe ntabwo uri umurizo, nawe ugatangira kuvuga nk'uko ijuru rivuga. Imvugo yawe igahinduka, ururimi rw'ijuru rutangira kuba ari ururimi rwawe, kuko uri hasi ya colonization y'ijuru. Haleluya. Tugiye Imana ukeneye ko ubwami bw'Imana buze ntabwo ari ukuza gusa, ahubwo iby'Imana ishaka wowe uko bikomeje. Uyu munsi abantu barimo bararwana, abantu barimo barahura n'ingorane, abantu barimo barasitiragoringa mu buzima. Kubera iki? Kubera ko bahagaze ku bwabo, bahagaze ntabwo bafite igihugu kibakoroniza, ntabwo bafite aho bakura imbaraga, ntabwo bafite igihugu kibashyigikiye. Igihugu iyo gikoronizwa, iyo uramutse ugiteye, ntabwo uba uteye cyo, uba uteye cya kindi kigikoroniza. Uyu munsi intambara zirimo ziratunesha, kuko twamaze gutangaza independence ku buzima bwabo. Abantu benshi twatangaje independence, ntabwo tubihagaze ku bw'ijuru, bahagaze ku bw'ubwacu. Turavuga ibyacu, turabwiriza ibyacu. Umuntu ahagarara akabwiriza ibye. Ubutumwa bwose butarimo umusaraba ni ubutumwa bupfuye. Ubutumwa bwose butarimo ubwami bw'Imana ntabwo aribwo Yesu yigishaga. Ubutumwa bwose butarimo kwihana, butarimo kubaho, butarimo gukiranuka no guhagarara, kuko Yesu yari mu banza gushaka ubwami. Mu yandi magambo, no priorite niryo jambo rya mbere. Mushaka ubwami, mushake connection nanone, mushake imikoranire myiza nanone. Aravuga ngo nimumara kugera mu ibindi byose muzabihabwa, ibindi byose bizabakurikira, bizabashaka. Imana ishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe. Tugiye gusenga Imana bene data, tugiye gusenga Imana azayabasanga. Ariko ikibazo cyanjye mbaza ni kimwe, uracyari connected n'ubwami bw'Imana? Ese warabwakiriye, wamaze kumenya kucyura amahoro kandi ufite ubwami bw'Imana? Biravuga ngo ubwami bw'Imana ni amahoro n'umunezero. Mbese umunezero uba muri wowe? Mbese amahoro ari muri wowe? Biravuga ngo nta mahoro y'umunyabyaha ni Uwiteka. Amahoro yaza gute kandi ibyaha byuzuye? Umunezero waza gute kandi kwiganyira byuzuye? Umunezero waza gute kandi utizera Imana? Biravuga mu Baheburayo 11 ngo umuntu utizera, Baheburayo 11:6, umuntu utizera ntashobora kunezeza Imana. Niba uhora mu bwoba buri munsi, ugahora ufite gushidikanya, ugahora ufite ubwoba muri wowe, mbese amahoro yaza gute? Mu yandi magambo, ubwami bw'Imana ntabwo buri muri wowe, kuko ubwami bw'Imana iyo bwaje urangwa n'amahoro, urangwa n'umunezero ndetse n'umwuka wera. Urangwa n'ubuzima butsinda. Niko Yesu yabwiye Nikodemo, Yohana 3:8, aramubwira 7-8, aramubwira ngo ikibyarwa n'umubiri ariko n'ikibyawe n'umwuka nacyo ni umwuka. Mana ishimwe. Aramubwira ku murongo w'8 ngo umwuka iyo urimo guhuha ntabwo umenya iyo uva, iyo umuyaga urimo guhuha ntabwo umenya iyo uva n'iyo ujya. Aravuga ngo niko abantu babyawe n'Imana bose bameze, niko abantu bemeye kuba abantu bo muri ubu bwami niko bameze. Ntabwo barogwa kuko ntiwarogwa umuyaga, ntabwo bahagarikwa kuko ntiwahagarika umuyaga, ntabwo bashyirwa hasi kuko ntiwashyira hasi umuyaga, ntabwo wabatsinda kuko ntiwatsinda umuyaga. Nta muntu warwana n'umuyaga. Ubwami bw'Imana ntabwo turi abamemba, turi aba citizens, turi
turi ba nyiri igihugu, ntabwo turi abamambure. Twabaye kenshi abamambure b'amatorero, abantu babaye abamambure, Imana ibaha umugisha. Mwarakoze kuba abamambure, ariko muri ubu bwami ntabwo turi abamambure, turi ba citizens. Haleluya, turi ba nyiri igihugu. Amen, amen. Nyiri igihugu, nta membre w'igihugu baho, nta member w'igihugu baho. Ntabwo bavuga ngo ni member wa Uganda, ngo ni member wa Canada, ngo ni member, baravuga ngo ni citizen wa Australia, ni citizen wa Canada, ni citizen wa Rwanda. Turi ba nyiri igihugu, dufite uburenganzira. Bashimwe cyane, twawe ubutware. Yesu yabwiye Yohana, Petero aramubwira ngo wowe nyine ubona ngiye kugusigira imfunguzo z'ubwami. Ikintu cyose uzahambira hano mu isi no mu ijuru tuzaba tugihambiriye. Mu yandi magambo ngwaye ubushobozi. Nicyo uzahambura hano mu isi no mu ijuru tuzagihambura. Ubwo nibwo butware Imana yaduhaye. Yes. Yaduhaye ubutware bwo kujya mu ijuru no kugaruka, kugira ibyo duhambira no kugira ibyo duhambura. Iyo uri mu butware bw'ubu bwami uhabwa izo mbaraga zitsinda. Turimo turasengera isi, ariko iyi si ntabwo yahinduka tutarakira ubutware, tutarakira ubwami, tutariyumvamo iyi identite yo kuba abami hano ku isi. Imana ishaka kwagura ubwami bwayo ikoresheje wowe, ihinduye wowe, igushyizemo ibitekerezo byayo, ikwemfuruwansize n'ibitekerezo byayo n'ubushake bwayo, nawe ugende guhindura abandi. Niyo mpamvu Yesu yabwiye abigishwa, ngaho nimugende mu mahanga yose muhindura abantu bose. Guhindura abantu bose mu yandi magambo, muhindura imitekerereze yabo, muhindura imikorere yabo, mubagire kuba abigishwa banjye, mubagire kuba abantu bagendera ku byo mvuze, ku byo nategetse, ku mategeko yanjye. Abantu kandi nzabana nawe kugeza ku mpera y'isi. Ugiye gusenga Imana, ukeneye influence y'ijuru ubuzima bwawe, utangire kuba mu buzima butsinda. Ubuzima butsinda nta handi kuva ku cyo wishingikirijeho. Wishingikirije kuri nde muri iyi minsi? Uhagararanye nande muri iyi minsi? Ndagira ngo mbabwire ngo ubwami bw'Imana imiryango irafunguye. Niwinjire mbere, umaze igihe uri umurokore ariko utarinjira mu bwami bw'Imana, utaraza muri wowe. Niyo mpamvu amahoro yawe ari amahoro ari on and off. Ni amahoro azuye umunsi, ejo akagenda. Umunezero wawe uba wishimye mu cyumweru kimwe, ikindi cyumweru ukaba utishimye. Hanyuma umwuka wera umwumva uyu munsi, ejo kumva ntabwo uri kumwumva neza, ugakora amasengesho ngagaruke. Ukeneye stabilite y'umwuka w'Imana, y'ubwami bw'Imana muri wowe. Ukeneye stabilite y'amahoro n'umunezero muri wowe, utangire kuba mu buzima butsinda. Tugiye gusenga Imana, isi izahinduka, isi izabona amahoro ari uko twamaze kumenya ko ubwami bw'Imana ari responsibility zacu. Imana yatwohereje muri iyi si kugira ngo twagure ubwami bwayo. Irangije kohereza umwuka wera. Umumaro w'umwuka wera yaravuze ngo niyaza azabigisha iki? Azabigisha kandi azababwira n'ibyo ntababwira. Yani magambo, umumaro w'umwuka wera ni uguhindura mindset yacu, ni uguhindura imitekerereze yacu, ni uguhindura uko tureba ibintu, kugira ngo tugere ku rugero rw'ubwami bw'Imana uko dutekereza. Tugere ku rugero tuvuga ngo Abba Father. Reba ngo mu mwuka w'Imana utuma muvuga ngo Abba Father. Utuma mutaka ngo Data, Rabbi. Utuma mutaka ngo mu yandi magambo, abagavana babaga baroherejwe n'ibihugu byakolonizaga ibihugu byacu. Iyo abantu batangiraga kuririmba cyane cyane hano mu Bugande, bagatangira kuririmba ngo long live the queen, long live the queen, ngo umwami w'Ubwongereza ngo arambe ahoreho. Nibwo umurimo wa gavana wabaga ugezweho. Abantu babaga bamaze kwinjirwamo n'ibyo bitekerezo, bamaze kubyakira. Rero umurimo w'umwuka wera ni ukudutakisha natwe, ni ukudutakisha ngo azajya batakisha ngo abadata. Ni ukubatakisha mu mitima yanyu, mumaze kwemera no kwemerwa n'ijuru no kugendana n'ijuru.
no kugenda ku by'ijuru ritegeko. Tugiye gusenga Imana Mwuka Wera guhindure, wemera guhindure ube umuturage w'ijuru, ube umuturage w'ijuru ugenda ku bitekerezo by'ijuru, ukora ku by'ijuru ririmo rikora, uvuga nk'uko ijuru ririmo rivuga, ugenda nk'uko ijuru ririmo rigenda, mu izina rya Yesu. Data turagushimye ku bw'ijambo ryawe, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Turasenze uyu mugoroba ubwami bwawe nibuze muri iki gitondo bitewe n'aho umuntu ari, turavuze ngo ubwami bwawe nibuze, wongere uganze mu mitima yacu, wongere uyobore etole magazale beneforedra izina rya Yesu Kristo. Imbaraga zawe zigaragare, imbaraga zawe ziganze izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Turakwemerera rero ngwino wongere ufate umwanya wa mbere mu mitima yacu, utsinde kandi uyobore. Ubwami bwawe nibuze, ibyo ushaka bikorwe muri twebwe uko bikorwa mu ijuru. Turakoze kumvisha gusenga, turasenga twizeye yuko ubikoze mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen, amen, amen.